Saint Valentin yagenze neza. Saint Valentin. Saint Valentin rega tuvuye muri Saint Valentin. Ntago ngiye nzi ko yabaye. Ntago oye narabimenye ko yabaye. Narabimenye. Warabimenye. Valentina se Valentina yaguhaye iki cyangwa wamuhaye iki? Valentina wuhe? Wawe. Ntago. Na Valentina ngira. Ha Valentina ugira se? Birashoboka se ko kuri Saint Valentin wari Valentin uri wenyine? Asebura nari Valentin aho ugira. Ngo mwahinduye amazina buri. Umwe babaye Valentin. Ababyemera. Ngiye ntago nemera Saint Valentin. Kuki utayemera? Ntago nzi byari byo. Niki subundi? Ndabyemera abantu ibintu by'imyenda y'umutuku, abona ngo ibintu by'indabo. Hako ubwo nayo nkwisunze nk'umujene ngo umwenge. Hako kumenya ku bwacu Saint Valentin taranabagaho. Ahubwo ngira ngo nimwe yabagaho. Abantu bakera ngo barakundanaga bagiraga urukundo rwinshi cyane. Ariko kera byari sawa, ariko nta Saint Valentin. Saint Valentin byagendaga bite mwebwe rero? Wesha winjijisha mbwira. Kandi nakubwiye ko nta Saint Valentin ntago bizi. Njyumva gutyo nyine ngo bahana indabo. Ariko ngo Saint Valentin niba ngo yari umupadiri. Oya ahubwo asinze hano numvishe ngo Saint Valentin undi ngo mbere ngo ari umunsi wo gukubita abagore. Sindakora research ngo mbirebe neza ariko ibyo bintu nabyumvisha numva nabyumvisha. Ariko nje mu byukuri simbizi numva bavuga ngo n'umunsi w'urukundo ahantu batambuka bonne fête. Abari bandi bifurizanya bonne fête. Abakundana cyane. Abakundana. Abahungu n'abakobwa cyane ariko ngo abaho nako n'abagore n'abagabo barabikora. Baza ngo umugabo wanjye yambwiye ngo iki? Yambwiye ngo n'umunsi wa business washyizwe ngo gukora business. Ubwo nanjye bimvamo icyo kwanyoheje message nziza iri romantique nziza iryoshye. Ubwo no kuvuga ngo nawe warawizije re use nkubwire ngo iki ni ariko si Saint Valentin ubundi ni hagati y'abasheri gusa. Hari umuntu wambajije kandi nyine bigitwa mu munsi w'abakundanya. Hari umuntu wambajije ngo ise ngo wabonye ngo ka message kakwifuriza Saint Valentin ngo cyangwa nawe ukunzwe na MTN nyine nk'abandi bakiriya bose. Ubwo rero nanjye reka nkubwire rero ngewe nanjye nirinze kugira ikintu nkora kuko narebye uburyo umukunzi abigenje message karatwika. Ako n'umusinzi mba numva Saint Valentin atari n'umunsi ngo mwiza. Kubera ko mba numva nyine ngo abantu ngo bakora ibyaha byinshi kuri uwo munsi wa Saint Valentin. Ikubibona niwe utagira ngo nabihimbye. Yitwa n'iki so hasi? Yitwa Minya Vida. Iryo zina rye ubuzima bwanjye. Ubona Gese nako ntaryo ngira sida. Umva yayandikiye arambwira ati mfashe uyu mwanya ngo nkwibutse ko uri uw'ingenzi mu buzima bwacu by'umwihariko ubwanjye. Ubwiza bwawe mbuzi neza kandi burangize. Ngukunda urukundo rwa nyarwo kuko ubikwiye. Nzahora iteka nyuzwe n'ukuri uwanjye hamwe nanjye n'abacu. Je t'aime toujours. That's really nice message. Sage narayisubije. Wasubije iki? Cyangwa ntiwasubije kuko wari warakaye ko batagusohokanye? Oya ikibazo ahubwo nashaka ko hajya ngo Happy Valentine's Day. Ariko mitanebuka ko yambwiye ko ari umunsi wa business. Ko urukundo tugomba gukundana buri munsi ko atari 14 Fevrier. Kumva gusa naburanya ko narasubije. Ariko nukuri ngiye niko nanjye nabyumva. Ahako nanjye nasubije nanditse ngo reba hano. Wow. Thank you for this sweetest message. You are the love of my life. Ni wowe wanjye sans toi vraiment rien ne peut aller. Je t'aime mon mari. Nashyizeho n'agatima. Ayibonye? Nakabona. So byukuri rero Saint Valentin ntago tuyizi ariko uko waba ubyizera kose ejo bundi uzashaka ujye kuguhanura rero nk'umuntu mukuru. Waba wemera ibyari byo cyangwa se utabyemera bitewe n'umuntu uzashaka cyangwa se muzajyana mu rukundo ugomba kubyina umudiho isi iri kubyina. Cyo Kinyarwanda uri kucyumva? Kuvuga ngo uwo muntu abaye ayikunda we ugomba kugira icyo ukora. Ibyo ndabyemera. Ndabyemera. Ariko kandi ngo Saint Valentin buri isiga ingaruka nyinshi cyane. Amadata ateganyijwe.
ubwo aharinda uhita uhashyira na sida ko ishoboka. ariko ubwo rero ndumva ese Valentin akabaye abantu bashakanye. Hakoze ubundi muri Bibiliya cya gitabo twahoze tuvuga muri Korowani ubwenda nabo bambwira hari copinage ibamo muri Bibiliya. Urwo rukundo rwa copinage Imana iraruzi. Hakuze ko copinage ari icyaha gute se? Ntago byemewe. Hari aho ubizi se habaho gufiyansa hakabaho umugore. Copinage ni iki? Copinage ni rwa rukundo rwanyu rwa copine na copine, boyfriend girlfriend. None se mwaba fiançaye gute mutakundanye boyfriend muhaza mugakundana mukagera kuri reka murahura mugahita muba fiancé? Hoya kera si ibyo byanabagaho. Ntago uzi ko umubyeyi yajyaga iwabo umukobwa hariya akajya kurambagiza, n'ababyeyi bajyaga kurambagiza, cyangwa hakaza umuranga umugeni agashimwa bagahitamo ubukwe bukazaba. Ese ko nyine oya ahubwo abapasiteri banyu babisubiremo. Ntabwo copinage yemewe. Iyo muri copinage wese ubundi mukora ibiki? Murakundana. Se mukundana iki? Hari urukundo ruba hagati y'abantu batabyemerewe. Kandi nyine muri gukundana kugira ngo muzabane. Hoya ntago ari ngombwa. Abantu ba kera mwebwe sometimes zibana bashingiraga nawe ugasanga umuntu bamushingiye n'umuntu adashaka atanazi cyangwa. Ariko barabanaga. Obo se kera nibwo byari bibi kuruta ubu ngubu. Wigeze wumva umuntu ushaka kera ku bwacu igihe kera za 59 muri za 70 muri za 60? Njyewe reka mubwira gastori. Umuntu yarashatse arangije taruvamo batamaze n'umwaka. Hari umuntu nzi nawe yashingiwe gutyo kera umudamu bamushingira ku mugabo. Rekumva none wigeze kumubaza ariko se hari umuntu nyine bari gutera nka blague y'ishuti niwe wayiduteye iyo story. Aravuga ati aramubaza ati se wundi uriya mugabo wamukundiye iki? Arangira ati wahura n'iki ko nashatse nyine kera iwacu bagiterura bakakujyana ku mugabo. Ati iyo nza kuba narihitiyemo ntabwo nari kumukunda. Atari kunda mukunda twarabanye twarabyaranye tumugore n'umugabo. Ndakumenyesha ko njyewe mfite umukunzi kuko ubaho tebotoke. Ufite umukunzi? Umukunzi ariko nyine ni umukunzi, n'abakunzi banye mfite abakunzi benshi cyane. Nabimkitse ko ari abasheri n'abakunzi nyine banje ukubaho tebotoke. Nawe baramuteruye bamujyana. Oya ikibazo cyabaye ni iki? Yagiranye ibibazo n'umugabo we rwose pe bya bibazo bigezweho ubu ngubu hahandi usanga umuntu ari kuguca inyuma bya bibazo. Mwaje ndamwe ntari kubundi umugabo wamukundiye iki? Yaramwe ntabwo abizi. Yambwira ati simbizi, ati njyewe yaranterese yambwira ko tubana ndagenda turabana. So ntago ari ibya kera gusa rero n'ubu ngubu ntago impamvu zijyana abantu mu rushako ari urukundo. Anyway Saint Valentin yarinda yasize. Ubwo niba hari aho wayishyize uramenye ntuzihakana umwana. Nakubwiye ko nurabona Valentin nta na message nabonye usibye MTN. Mugani umuntu wambwiye ngo wasanga wowe ubwirwa kukunzwe nka MTN gusa. By the way Saint Valentin yarabaye, bamwe twakiriye message, abandi twakiriye indabo, abandi baradusohokanye, abandi nta n'icyabaye. Ntago umunsi cyangwa se Saint Valentin ari wo munsi w'urukundo gusa, ubwo tuye dukundana buri munsi kandi twirinde abajene ibyo bintu nibikabashuke ngo mujye mu ngeso mbi. Bamwe musange mu byamada tateganyijwe, abandi mu byo gukuramo abana kuko ngo abantu bakuramo amada cyangwa usanga urwaye indwara utari wateguye uzarwara ubuzima bwawe bwose kubera wagende muri icyo kigare. Ntabwo ari sawa. Bya bindi twitaga urukundo noneho bigahita bibyara ibibazo. Kwivuza. Yes, exactly. Hanyuma rero urwo rukundo rwa copinage mu rwigeho muzanshakiraho ruri muri Bibiliya cyangwa se muri Korowani cyangwa se mu kindi gitabo muzatubwira ubutaha. Hanyuma nakagaruka naho ubutaha. Mwakoze cyane kubana natwe. Ari ubwa mbere ugeze hano ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa se ngo ukande notification kugira ngo ujye ubona message zishyushye zikiza zikiryoshye tutari twazimaramo ubuntu. So twese hamwe rero mureke dutekereze duhindura imyumvire maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Tuzirikana ko nta mana ari nta buzima. Ubuzima butarimo Imana ntago bukunda. A méditer, échanger.